murakoze kumwe kwiyegereza abadukurikiye kuri channel ya Yesu ni byose. Kwiyegereje n'abo turi kumwe abadukurikiranye mwese turabegereje mwegere Imana bamugisha. Channel ya Yesu ni byose, ijambo Yesu ni byose rifite icyo rivuze kuri twe. Yesu afite uko yadukozeho ku mitima yacu. Abantu batizera Yesu mu mwegere, Yesu arakiza, Yesu ntacyo amugorana. Abantu batamwize bazaja muri gehinomu hakika. Reka tudasinze twegereze bwiza asenga Imana kugira ngo hari benshi batambutse, hari benshi mwanya nacu barwaye, hari benshi bahuye n'ibibazo byinshi bigiye bitandukana, ariko twebwe twese baraturize mu Imana yacu. Muri korali wabonye na buri wese abagiye ku ishuri, abagiye umwami ku bibazo byabo bigiye bitandukana, wabonye nabo umwami. Tukaba twije kuri uyu munsi hano n'ituzwe izina rya Mwami, hari kuba cyadutizamo twese turacyari turi mu mwuka w'abazima.